yampene yose umamagare noneho ugenda ugiriza uvanamo. Okay. Ariko jamba ngo bagiriye nabi bose ntawe nzi uko Yago bamugiriye nabi yarabahaye amata bakanywa. C'est la même chose nibyo wese sibyo namukore hano ariko ntamufumbase ntiyaje anyitanga ajyanyise icyo kizina noneho. So byose ni yare niyo mpamvu ubareba bose ndabatinya nta numwe nshobora go access mu buzima bwanjye. Ibi ngibi nuko mfite amakuru nabaje kumenya amakuru y'abantu ntabwo ari abantu beza. Yaba ibyuriya ayirirwa ari ngo bamukoreye birashoboka ko babimukoreye urimo kumva ariko nawe ntashobotse ari aho ngaho nawe wese niwe mwiza uza umuntu wahaye amata akaza akakwima amatwi. Byose ni bimwe bose ni bamwe uwabaroze n'umwe sha n'abantu bikubanyeho babanye urumva. Urakoze cyane. Ntabwo bashobora ntabwo nge bangira nka Yago bambonye he bangira nka Yago bankuye he bangira nka Yago bankuye he ko nta numwe nahereza room nimwe ko nta numwe ushobora kumenya n'umuryango ntahamo nta ushobora kumenya n'umuryango seseramo ntabwo ibyo bishoboka. Urimo kumva ntabwo ibyo bikunda nta muntu naha room bazavuga ibyo babwiwe n'abandi byo hanze. Urimo kumva bavuga ibindi bavanye hanze bagapapira bakagenda ibyo batoragura ntabwo wabona ngo difata kugira ntibikunda ntabwo bishoboka. Urimo kumva mwafabrika ibintu mukagenda mukabirema mukabishyira hariya ariko nta muntu uzigera ugiraho access. Muri bukibiganiro niba ibingi buriya mukara kagabo kari kuvuga ari byo muri bukibiganiro bye arimo gufasha Briane ntabwo chano ya Yago ariyo yakorerwaga ibiganiro bishakira abana ba Briane ubufasha. Muri kubyibuka nuko byagenze mwihangane cyane rwa episo. Icyo nshaka kubwira ni iki nta muntu n'umwe muri aba batipe n'abantu babanye muri utinya abantu babanye bagasangira bakagurizanya amafaranga bagatwererana bakararana iwabo bagakorana ibiki bakabwirana ibintu by'amabanga. Ni bane bahonaguye gasuko batirirwanaga nawe we ntibirirwana nawe ntagende Kigali bakirirwa bikubanaho bakajya gusurana bakajya mu ntara kujya kushakana nawe. Ibi bintu regana narakubwiye kugira impamvu ubona abatipe bagera naho baza agaturuka imbere ya kamera karira urukumva aba bantu ubona bajya n'imbere ya kamera bagaturika bakarira impamvu bibatera nimwe babangana baziranye bro. Mutapinga screen ze sikuranye gutya bibageraho bagaturika bagasara bakarira mushwanyaguzanye kuko naje gusanga ntawe kwizerwa urimo n'uyu numwe nababwiye ko umunsi nzahuguka nkumva nshaka kugira urimo kumva uzi impamvu ntashubije bano bapeti ntabwo ngiye nshobora gusubiriza umuntu mu nyungu ze kandi ibi nijya mbibabwiye ntabwo mushobora kubyumva ariko hari igihe kizagera mukabyumva abantu banjye. Ibi ngibi byose muzageraho mubyumve. Uyu mujene yakoresheje izina ryanjye kugira ngo abashe kuzamura ikibazo cyumvikane mu bantu aragenda yihisha inyuma y'izina ryanjye arabizamura kugira ngo abashe kuzamura ibibazo bye kugira ngo abashe kuvuga ibibazo bye niki mutabonye. Urimo kumva ariko ngiye nta kibazo niba uzi ko ushobora kuntuka cyangwa ukajya inyuma y'izina ryanjye hanyuma bigatuma ikibazo cyawe kibonerwa ibisubizo kuko wamvuze kuko wabanje kumparabika it's okay ibibazo byawe bibonerwa ibisubizo it's okay. Niba kuremereza ikibazo kwa ugomba kubanza kunyura kuri God faduka muhindanya urimo kumva
ukamanza kwigira umuvugizi kugira ngo ubone ukuntu uzamura ibibazo byawe wagiranye n'abantu bawe, it's okay. Niba biza kuguhereza ibisubizo, it's okay. Ariko abantu ndatekereza ko mushobora gushyira noneho mukabireba, mushobora ubu kubera ibiriho mushobora kureba exactly nihe mpamvu ngo dufata bamwatatse. You fucking using my name, kugira ngo ibintu bisakuze, nibimara gusakuza ubone uko utambutse ibibazo byawe nuko wongera kuzamura ishu yawe. Turi kujyana Yago, uwo mwagomba gushaka uburyo nibyo muheraho. So ariko abantu nta ibintu badashobora kureba. Hanyuma ndashaka kubaza, ubu ngubu turi hehe? Ubu ngubu duhagaze kuki? Ni iki se mutabo? Ariko se abantu barareba. So niba uyu mujene ashobora kuvuga izina rya Godfather bigatuma igihugu cyose gihaguruka akongera akaba active, urukumva nyuma y'iminsi umuntu agafungura akagira Godfather ubu twarabimenye, humura nanjye naramurengeraga, but now no. So if you can take Godfather nk'ikintu kibi ukaza hano, ariko bikaza kuguhereza inzira yo kugira ngo platform zishye, ubone uko uzamura ishu yawe, uhabwe ubutabera, I'm okay, I'm fine. Ngiye Godfather umva ikintu kimwe gishobora kumbabaza, it's the time ibintu biri kuvugwa bifitanye isano n'ukuri. But came there, niba ubona ibingibi biri buze bishobora kuba umuyoboro mwiza wo kugira ngo uhabwe justice, you can do it. Ariko ngiye Godfather ngo niyo mpamvu ngambiraga se Godfather ko ntacyo bikubwiye, bimbwira ikizi, cause I know myself. Urimo kumva? So mureka abantu bajye bakora ibyo bakora. Kuki binyuzaga mu kukwangiriza? Nta kibazo niba abona bimushobora ariyo nzira ishobora gutuma yongera kuzamura ijwi, bimbwiye iki? Abuze kubona ubutabera. Ariko those people ndabazi, ndabisobanukiwe, ndabazi. Okay, ndi naive n'aba victime, ariko se Godfather njye n'aba victime. Ndi kubabaza, murashaka kugira ngo imihanda ikongoke? Ndaza kubereka, nzafata umwanya umunsi umwe mbereke mbabwire impamvu, basobanurira umunsi umwe mbereke mbabwire impamvu uramujene Yago yamvuzeho, cyangwa ari ngewe yatatse mbere yo kugira ngo aze mu kongera kwisabira ubuvugizi, impamvu yamfasha akangira agakingirizo ariko kampindanya, cyangwa agashaka kugaragaza nk'umuntu mubi. I will show you, nzabishyira hanze umunsi umwe nibona biri ngombwa. Ariko bitari ngombwa, I don't give a fuck. Ikintu kimwe icyo ntashobora gukora, ntabwo nakongera kwimena inda. Urumva? Ntabwo nakongera kwimena inda. Ntabwo nagira ngo nongere gucyocyorana na Yago, namanza rwane n'urwo ariko. Ntabwo nakongera kubikora. Ntabwo nakongera kwimena inda kabisa. Kuko naje gusanga ntabwo nzongera gufata abanzi ngo mbashimishe, bacyurire. No. Ntabwo nzongera kuzana ngo mbwira abantu bavuga ati dore noneho dore niba bari mu byibagirwe. Ntabwo nzongera kwimena inda. Wapi? Ntabwo nzongera kwimena inda. Ariko narababwiye ngo the time, ntabwo ibingibi ntabwo bisaba n'iminsi, ibingibi byasabaga amasaha kugira ngo then you can see the reality. Urimo kumva? Nawe
nkawe banumva uri ikigoryi gikabije ku buryo icyo bita nk'ukorera bita nk'umboroka. Imbecile, stupid people. So my people, mukanya ndaje ntangire. Igihe nikigera nkumva ngo difata nshobora kurambura akaboko bafite akanya nga nyara bikemera nka igo bigakunda, nzaza hano nshyire mu rugomo, ariko ntabwo aya masaha n'uba ashaka kubikora. Ariko ndabizi, erega mwebwe uzi ukuntu se mumeze, ngiye nyabibabwira every single day. Mumeze ntabwo ari ukubatuka, ariko nyabibabwira mumeze nk'amarobo. Umuntu abaha verisiyo uyu munsi, ejo ndakaza akabahereza izindi, ntimugiraho mufatwa kuko nimufite ibitekerezo byo gutekereza ngo mutandukanye ikibi n'icyiza. So kamwe rero turi kujyana. So the thing is, igihe muzamenya Fata abavaneho kuri abantu inde kuba mwasobanukiwe. Niba mwasobanukiwe ubwo aho ngaho ndi muzagenda mumenya n'ibindi, muzagenda mumenya n'ibindi, muzasobanukirwa Fata, muzasobanukirwa, muzamenya n'ibindi. Yes, of course, this dude was playing my name kugira ngo then he can get the way to pull up his issues, ibibazo byakabizamura. So ntari if you can use my name ukabona justice, bimbwiye iki? Nta kintu bimbwiye ngiye ngo difata. Then get your justice, ubone ubutabera, ibyo wahemukiyeho ubonere ubutabera. Urimo kumva? None se ntimwagendeye mu kigare? Niko ntimwagendeye mu kigare musharinge live. Erega n'ubwo urohombi ishobora kunyurira, sinjye ugira ibituruturu, ubu urohombi yanyuzura byose nkabirambika hasi. Ariko ntabwo nshaka kubikora none. Niyo mpamvu bose aba bajene bo muri showbiz mwese n'umuriro notera kure, mbotera kure, ndabatinya. Kubatinya nta kundi kubatinya mu bundi buryo, nta numwe naha access ntawe. Urimo kumva? So uko mwakundanaga, uko mwasomanaga, uko mwasangiye, uko mwaryamye mu ishuki, mu byo mwakoze byose, ubwo butemo bwanyu niba mukesurana, ni umuriro nzajya notera hariya na shangiriya, kuko naje gusa mwese ntimushobotse bro, ntabwo mushobotse. Hanyuma munzanire congress hano nigire mu bidafite umumaro. Munzanire congress tumukomeze turebe ibijyanye n'ibye. Igihe nikigera nkumva ngo difata ntuje, nzaza hano nongere mbaripure, ariko para mu nyungu zanyu. Ntabwo nzongera gukorera, ntabwo nzongera kuba igikoresho, ntabwo nakongera kuba umutego wanyu ndabazi, ntabwo nakongera kujya mu mutego wanyu. Urumva? Ibi biboro by'amaradiyo kujya gukina ko difata, kujya kubona ikinyamakuru nka radiyo gifite ibyangombwa bya radiyo, mukagenda hano mukajya gusesengura ngo dufata, mukavuga ko ndimo kwangiriza showbiz muri ibigoryi. Itangazamakuru mugafata studio, mugafata abantu batazi ko nahawe na social media, mukajya kubabwira ukuntu ngo wari umuntu witwa Godfather urimo gusenya social media, uri gusenya industry, kubera nafuze ku muntu wafunzwe. Njyewe Godi, I am sorry ko kera nari nzi ko agutukira ukuri, bati ubu maze guhumuka. Reka ze nkubwire, mwahumuka mudahumuka, Godfather ntabwo iki ngicyo nta kintu bimbwiye. Nabizi ko muzahumuka. None se niki mutabona? Niki mutabonye utarabashije kureba muri ibi biboro ibi ngibi bibaye ejo bundi? But let me tell you something.
what I have to do nuko nsigaye manika akaguru nkamera nk'imbwa iri kunyara ku mukingo nkamenya I'm not gonna be used by someone sishobora uwo ngo ntabwo ari njye none uragira ngo bakoreshe iri hezina mbwira mu gihugu aya masaha umu influencer ushobora kuvugaho saga ikaba utari Godfather nobody. Of course when you say my name biraza gusakuza igihe kirandika inkuru barakotinga Godfather they all the source of information. So that person who is active kandi will be nzakomeza kuba active mpaka iyo aza kuba atari Yago washatse wakoresheje izina ryanjye mu nyungu ze bwite ejo bundi nari kumusubiza ariko ntabwo nakongera gusubiza Yago impamvu ntasubiza Yago ntabwo ari uko mutinya nta nicyo ntabwo ari uko ntafite n'ibyo mvuga ariko ntabwo nakongera kubikora ntabwo nakongera kwimeninda sinakongera kwimeninda sha Yago niba uri buze gukoresha izina rya Godfather bigatuma ariko byanakoze ugatuma ushaka kuboostinga ukongera kuzamura ishu yawe ukabona justice sha go ahead kabisa ariko sinakongera kwimeninda ntabwo nakongera kwimeninda niyo mpamvu ntagushubije ngo fateho umwanya nzani nshora intambara ntabwo bikeneye kabisa urimo kumva I know what you passing through ndabizi urumva iyo mvuze ngo sinakwimeninda icyo kinyarwanda uracyumva neza cyane wumva ibyo mvuga ibisazi nibimara kugushyira mu mutwe uraza kumva ibyo ndi kukubwira kandi ndabizi kubizi urumva so komeza urugendo uhabwe ubutabera bw'ibyo uri kutabariza urimo kuririramo by'inshuti zawe mwasangiye mugasura mukanutsa bana muraba mwatabanye kaceze mutahapinga screen so naho aya marobo yande bagendera mu kigali